imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Reka tubasuhuze mwe mudukurikiye mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none. Nta gushidikanya ko itangazamakuru ari umwe mu misingi y'iterambere, haba mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera, aho usanga henshi rinafatwa nk'ubutegetsi bwa kane nyuma y'ubutegetsi nshingamategeko, nyubahiriza tegeko ndetse n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Izi nzego zose rero zikaba zikora ziganisha ku nyungu rusange z'igihugu ndetse n'iz'abagituye. Ibi ni mu gihe kuko iyo habayeho uburyo bwo guhuriza hamwe hagati y'itangazamakuru, inzego za leta ndetse n'iz'abikorera, haboneka umusaruro ugaragarira buri wese mu kubaka igihugu. Kandi u Rwanda nk'igihugu cyanyuze muri byinshi bigoranye, nyuma rugafata inzira yo kwiyubaka kugera ku rwego rugezeho ubu, rwaba umuhamya w'uyu musanzu w'itangazamakuru mu kubaka igihugu. Mu rwego rwo kugira ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rikomeze ritangiye umusanzu mu iterambere ry'igihugu n'abagituye, ni ngombwa ko ryubakira ku muco n'amateka y'aho rikorera ndetse n'abo rikorera, bityo abarikora bagasobanukirwa n'indangagaciro z'aho bakorera. Ni muri urwo rwego muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku itorero ryahurije hamwe abanyamakuru n'abayobozi b'ibitangazamakuru bagera ku 119 bakorera ibitangazamakuru binyuranye hano mu Rwanda, aho bahuguwe ku birebana n'indangagaciro zigamije kubaka umunyarwanda nyawe. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na bamwe muri aba banyamakuru, baratubwira ibyo bungukiye muri iri torero bamazemo iminsi igera ku 9 ndetse n'uburyo bizabafasha mu kazi kabo k'itangazamakuru. Turi kumwe kandi n'abayobozi yaba mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, nk'urwego rufite mu nshingano guteza imbere ibitangazamakuru, abo mu zindi nzego zishinzwe kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru mu Rwanda, ndetse no muri komisiyo y'igihugu y'itorero inashinzwe gutegura amahugurwa nk'aya. Aba bose baragaruka ku musaruro abahabwa ubumenyi nk'ubu binyuze muri aya mahugurwa bitezweho, ndetse na gahunda ihari yo gukomeza guhugura abanyamakuru binyuze mu itorero, dore ko nubwo abahuguwe ari 119 gusa, umubare w'abanyamakuru bo mu Rwanda urenze kure cyane uyu, kandi aba bose bakaba batanga umusanzu mu kubaka igihugu. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kwakira bwana Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka, ugira impanuro atanga ku bitabiriye iri torero by'umwihariko ndetse n'abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Ahanini zizibanda ku guharanira inyungu rusange z'abanyarwanda, cyane ko abaryitabiriye baniyemeje guharanira kubaka u Rwanda rushya, banakomeza kurinda ibyo rumaze kugeraho muri ya nzira yo kwiyubaka. Nshuti mudukurikiye, ngibi bikubiye mu kiganiro mwateguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015, abanyamakuru b'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bagera ku 119 bitabiriye icyiciro cya mbere cy'itorero ry'abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Aba barimo ab'igitsina gabo bagera kuri 97 ndetse n'ab'igitsina gore bagera kuri 21. Aba akaba ari bo ubwabo bafashe iya mbere bisabira ko hashyirwaho itorero ryihariye ry'abanyamakuru nk'urwego rufite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, babinyuza mu ishyirahamwe ryabo ARG. Aha ariko hakwibazwa impamvu byasabye igihe kingana gutya ngo itorero ry'abanyamakuru ritangizwe, ndetse n'ibyaburaga ngo ibi bikorwe. Igitekerezo cy'uko abanyamakuru bajya mu itorero cyari hashize imyaka nk'itatu, ariko habakenewe ibintu byinshi cyane. Cyambere harakenewe ubushake mu banyamakuru, so igihe cyarageze abanyamakuru aboneka abanyamakuru babisaba, babishyira n'umwete. Urumva impande z'abashakaga n'abanyamakuru babishaka ziruzuzanya, zimaze kuzuzanya byabaye ngombwa kugira ngo ishyirahamwe n'abafatanyabikorwa muri leta, inzego za leta zishinzwe itangazamakuru n'ibigo by'itangazamakuru bikora mobilization, binakusanya ubushobozi, tunegera na komisiyo y'itorero. Bishoboka ko itorero riba naho byari byoroshye, ariko byagezweho kandi muri rusange byaragiye neza. Ureba mu buryo bwa logistics, then ukarebera mu buryo bwa bunyigisho, imyitozo n'inyigisho, hose byageze neza. Abanyamakuru barabonetse, baraje
bashoje neza bahawe n'ibyemeza ko babaye abatoza b'intore. Birumvikana ko ubushake mbere na mbere ari ingenzi, kandi abanyamakuru kimwe n'abandi banyarwanda ubu bushake bwo kubaka u Rwanda barabufite. Uretse amasomo ndetse n'ibyemezo by'uko babaye abatoza b'intore, abanyamakuru bitabiriye itorero banahawe izina ry'ubutore, bitwa impamyabigwi. Izina rifite byinshi rivuze mu mwuga wabo. Iri zina ry'izi ntore impamyabigwi riraha abanyamakuru uburenganzira bwo kudakumirwa aho ari ho hose hari ibigwi, kuko guhamya ibigwi ubanza kugira aho biri. Bitandukanye n'ibyavugwaga ko baje kubuzwa uburenganzira bwabo ku itorero, icyo ni kirazira. Iri zina kandi ribaha urubuga rwo gutangaza ibigwi zihasanze, zikanaboneraho no gukebura aho bitagenda neza no gutanga inama. Ibyo kandi bigakorwa mu bwubahe bw'inyungu rusange. Bumvise neza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bugomba kwirinda guhungabanya inyungu rusange z'igihugu. Yewe kabone n'ubwo haba hari ikitagenda, hari ibyakosorwa bigatangazwa mu gutozwa n'abayobozi bakuru b'igihugu. Impamyabigwi zabwiwe inyungu rusange, zinabwirwa ko inyungu rusange zitavogerwa kandi ko zubahwa, ku buryo ubwisanzure ubwo ari bwo bwose bugomba kuzimenya no kuziha agaciro kazo, bukirinda kuzihungabanya. Nyuma yo guhugurwa ku birebana no kwita ku nyungu rusange z'igihugu n'abagituye ndetse n'indangagaciro z'umunyarwanda nyawe, abanyamakuru nabo bafashe umwanya wo kugaragaza ibyo biyemeje kugeraho muri uwo murongo wo kubaka u Rwanda no kururwanira ishyaka. Cyane cyane ko umwuga w'itangazamakuru wagize uruhare runini mu gusenya ubunyarwanda, byagejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Itangazamakuru rishya rero rikaba rifite inshingano yo gukomeza gusana ubu bunyarwanda ndetse no komora ibisara igihugu cyasigiwe na jenoside. Tuzagaragaza indangagaciro yo kuvugisha ukuri, gukunda igihugu, kandi tukabitoza abakurikira ibitangazamakuru byacu. Tuzanoza imivugire n'imikoreshereze y'ikinyarwanda mu bitangazamakuru byacu, kandi tukabitoza abatwumva, ababisoma n'abadukurikira. Tuzasigasira umuco nyarwanda, duca imvugo, amafoto n'amashusho by'urukozasoni mu bitangazamakuru byacu. Tuzashyiraho isibo y'impamyabigwi izajya ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi mihigo, ikanahwitura abatatiriye imihigo yahizwe. Tuzashyira mu bitangazamakuru byacu ikiganiro gitoza indangagaciro n'amahame bitoza umuco w'ubutore, tukanagena umutangazamakuru bikurikirana. Tuzajya duhuza imirongo y'ibitangazamakuru byacu rimwe na rimwe mu gihe bibaye ngombwa, dusuzuma uko umuco w'ubutore uhagaze mu mitwe y'intore zose. Mu rwego rwo kuba umurinzi w'ibyagezweho, impamyabigwi zizayoborwa n'intore zirangwa n'umuco w'ubutore, kuko intore ari intore neza bandebereho. Tuzihesha agaciro no kugaragaza ibigwi by'u Rwanda n'abanyarwanda binyuze mu itangazamakuru ryacu. Tuzagira gushishoza, gusesengura, kuba amaso no kwamagana abashaka kudukoresha mu nyungu zitari iz'u Rwanda. Nyuma yo gusoza icyiciro cya mbere cy'itorero ry'abanyamakuru, benshi mu bakitabiriye basanga hari byinshi batari bazi, ahanini bijyanye n'umuco ndetse n'amateka y'u Rwanda bahungukiye, bizabafasha mu mwuga wabo. Bityo bakaba basanga iri torero rikwiye gukomeza, hagatozwa n'abandi bagenzi babo kugira ngo nabo bunguke ubumenyi mu rwego rwo gukomeza kubaka itangazamakuru ry'u Rwanda. Iri torero mbere yuko ritangira wumvaga abantu bari ukuntu barishyize mu mutwe bataramye n'ibizigishwamo, bakavuga bati ni byo gukoropa mu mutwe h'abanyeshuri, abanyamakuru ngo ntibagomba kujyayo. Ariko nageze hano nza kubona ko ibintu bigisha hano bitandukanye n'ibyo abantu batekereza hanze. Nkanjye nabonyemo ibintu bitandukanye cyane, birimo nk'amateka y'u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, igihe cy'abazungu, nyuma y'igihe cy'abazungu. Twagiye duhabwa amasomo atandukanye rero ajyanye n'umwuga wacu w'itangazamakuru, ndetse tukanabihuza n'indangagaciro zikwiye kuba zaranga umunyarwanda muri rusange. Ariko no bikaba n'umwihariko kuko turi abanyamakuru, abantu bumvwa n'abantu benshi cyane, abantu bakurikirwa n'abantu benshi cyane. Tukaba dushaka kugira ngo izo ndangagaciro twavanye hano tuzazijyane no mu bandi bantu. Twagiye duhabwa imikorongiro itandukanye, hakabaho kutwereka ukuntu baca mu nzira y'inzitane bijyanye no kw'intore yishakira ibisubizo. Twiga ibijyanye no gusigasira igisenge.
ibyo byose amasomo twagiye tuvanamo yagaragazaga ko nta muntu umwe ushobora kugera ku kintu. Byavugaga rero ko nk'abanyamakuru tugombye gushyira hamwe kandi tukanahwiturana. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB kinafite mu nshingano guteza imbere ibitangazamakuru, gisanga kuba abanyamakuru bwaba ari bo bafashe iya mbere ngo batozwe ibijyanye n'indangagaciro z'ubunyarwanda ari ibyo kwishimira, cyane ko bahungukiye ubumenyi ku mateka y'u Rwanda bagomba guheraho bubaka u Rwanda rushya nk'uko babyiyemeje. Nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere tukaba dusanga ari ibintu byiza kuba barahisemo kuza kwitoza muri iki kigo gitoza ubutore, ndetse tukaba tunabibashimira n'abandi bagenzi babo bataje nabo bashoboye kuba bazagira ngo hari byinshi bakunguka, ntabwo bakumva ko bahumbye, bakamenya ese ubunyarwanda ni iki, kuba umunyarwanda wuzuye ni iki, bisaba iki, kuba inyangamugayo, kuba umuntu ukunda igihugu. Ibyo byose ni ibintu kugira ngo bitagomba kugira ngo umuntu nawe agomba kwibwiriza kugira ngo nibura azamenye, ukamenya n'uruhare ukuntu abakoroni bashatse guca umuco wacu, ari nabyo ngira ngo byatuzaniye ibibazo mu bihe byashize, kumva abantu bamwe bashobora gufata kumva ko bashobora kwica abandi. Ngira ngo mu muco nyarwanda ntabwo byari bihari. Abanyarwanda barabanaga, barasabanaga, barasangiranaga, bagashingirana, ariko ibyo kwicana ntabwo byarimo. By'amacakubiri yaje mu banyarwanda, iyo ugiye kureba usanga ari imvamahanga. Birumvikana ko ari ingenzi kubakira ku mateka, cyane ko n'utazi yava atamenya n'iyagana. Itangazamakuru ry'u Rwanda naryo rero rigomba gushingira ku mateka y'igihugu, ni nabwo abarikora bazasobanukirwa n'ibyo bagomba kwitaho mu kubaka igihugu kibereye abagituye. Kugira ngo ibi bigerweho rero bikaba bisaba ubufatanye buhereye mu banyamakuru bwabo. Iyi ari nayo mpamvu mu kiganiro yagiranye n'aba banyamakuru, Bwana Francis Kaboneka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yasabye abakora uyu mwuga gusenyera umugozi umwe mu rwego rwo guharanira inyungu z'igihugu ari nazo zabo bwite. Ntabwo uzaba umugabo ubigizwe n'undi. Umugabo arigira yakwibura. Abanyamakuru b'u Rwanda muzigira n'umutigira muzapfa. Rwose mubimenye, mugomba kuba bo muri bo, mushingiye ku ndangagaciro zanyu, mukingiye ku Rwanda, ntawe ubabwira ngo kora iki ngiki, ugikorera mu nyungu z'u Rwanda. Nibwo muzigira. Abanyamakuru b'u Rwanda ntimuzatera imbere buri umwe arwana ishyari ku wundi, aho kumufasha ngo amwungure ibitekerezo, bamufatanye mushyire hamwe. Uyu munsi mufite associations zingahe? Nyinshi se zimaze iki? Ubuse ni namere kuzaza kububakira association ikomeye ishobora kubafasha. Ndabashimira ko mwavuze ngo mugiye gushyiraho is financial whatever. Ni mubishaka. Mukaba committed, mukarenga amarangamutima, mukarenga ishyari, ukumva ko unkeneye nk'uko ngukeneye, mukubakira ku bunyarwanda, mukubakira ku bumwe bw'abanyarwanda, mukubakira ku kwihangana no kwitanga, muzayubaka kandi zakomera kandi zabagirira akamaro. Nibyo koko iterambere ry'igihugu rituruka ku bufatanye bw'abagituye, buri wese agatangana umusanzu w'ubwitange, kandi ubumwe nk'inkingi ya mwamba u Rwanda rwiyemeje kubakiraho iterambere ryarwo bugomba gukomeza kumvikana nk'urufatiro rw'abarutuye. Itangazamakuru nk'umuyoboro w'ibitekerezo byubaka naryo rikarushaho gushinga imizi, ariko ryubakira ku ndangagaciro z'ubunyarwanda nyabwo. Iyi akaba ari nayo mpamvu abitabiriye itorero basabye ko inyigisho nk'izo bahawe zagezwa no kuri bagenzi babo binyuze mu bindi byiciro. Abafatanyabikorwa mu kubaka itangazamakuru ry'u Rwanda barimo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB bakaba barijeje itangazamakuru ry'u Rwanda ubufatanye burambye nk'uko badahwema kubugaragaza. Ni naho nsubikiye ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none. Mbibutsa ko iki kiganiro mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Temistokle Mutijima. Naho ubutaha. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.